Ngera ngifite amatwe nyakote mu karere ka Nyagatare navuye mu gahe karwa muganje ukora amafaranga mu karere ka Huye ndanje aba namfunze kwa company ya Siko. Ubundi buko ko part2 we hear of this. You think say they wise? I never show you say this. Shani uyu munsi ndiba byinshi ndetse ugura muginga nuko agiye kanengo. Musaraza ryari nigeze ako ndabona noneho nagamye araje mbwira impamvu yambeshye. Udunyo meze bite? You think say they wise? Ako ndashaka kucye wambeshye. Mbeshye se gute? Ubu wa munsi mugabo cyo gukora akazi wabuzi ibintu natwaye kuntu bingana. Oh my God! Zakira we wabuzi ibintu natwaye sha abantu muteganga hu kono rutira hirya mbondo kwivugisha wari watinze man wari watinze ese tavuga yuko ari ngiye watunyemuhisha nkakuri none se ngubu je urabizi mission mba nifitiye ni ugutwara boro ngana nkazigurisha ngubu se umwana idukwana mu rupango hari cyane kigiye kujya guhaha kandi ndashaka gukora iki ndashaka gufata ibintu byacu byose ngahita mbijyana usone ndi ubugenda ahubwo uri tayari dukora akazi sha mwana udunyo bira bintu nge nabonye atari sawa ahoda mwana reka mubwire hari umurana nabonye ibintu bamukoreye kubera kwiba umuzongera kwiba so kubeshya ntabwo byanungura buriya reka mubwire udunyo nawe nushaka kubyihorera wande se wabubyuka by'umushusho w'abana ukabwira yuko wavamo umuntu w'umugabo usibye n'ibyo wamuka ntabwo turi bukora neza bivuze ngo bivuze kwida singiye gupfa mfite imyaka 20 yonyine use shaho wa mwana we ngera ngifite amatwe nyakote mu karere ka Nyagatare navuye mu gahe karwa muganje ukora amafaranga mu karere ka Huye ndanje aba namfunze kwa company ya Siko. Ubundi buko ko bivuze yuko ibintu byose napanze ubyisha ngiye kwikwana ngiye nyinshi reka nkubwire wakwivugana imigani imeze gute dore bari no kumamagara ku kazi waje tukajya gukora akazi iyo migani yawe wavuga iki iya nora amasamba n'iki byose genda ndabyikorera oya nta kibazo sawa nyine imbwa gusa aranyengusha none umuginga sana mana nonge nariye kabisa. Oh my God! kimura abagizi ba nabi koko bose nge nakoze iki ku kumana yawe ubuse nyuma yuko ndimo ndakwata ibyo ufite byose ku neza ushaka umwana ubugabo bwawe ku nabi Jesus! ubona byose ushaka ariko bitwaye ngiye ntabwo nshaka kurwara ubugabo aha uri murabona yuko nta kintu ufite ntabwo ukoresha ukajyana nashize You think say they wise? ufite rero ibyo ufite Oh my God! telefone yanjye koko mwaje mureka ubugizana mwaje mureka ibintu nk'ibyo koko mwaje mureka ibintu nk'ibyo ayi telefone n'amabeya yawe se ntwaye kiya njya mu kibaga ariko mumworere nabi akorerwa umwe n'ishyushye. Oh my God! Muginga uyu munsi namukorana ndamuratira ntabwo yankurikiye. Oh my God! part2 we hear of this. You think say they wise?
urashize ibintu. urashize none. Phone time! urashize noneho. ibitibwa pe Data. nyuma yuko mbaye umusazi kano kazi n'akavamo byajyambaye n'umurambo